Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko mukomereye mu mwami Yesu. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera comment, basharinga. Ni ukuri ni iby'igiciro kubagera. Imana yo mu ijuru ijye ibaduhera imigisha myinshi. Kandi ndihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. N'umubwiriza yarabivuze ngo hari igihe cyo kurira ndetse n'igihe cyo guseka, ariko ndababwiza ukuri ko ku Mana honyine niho hari amahoro, ku Mana honyine niho hari umunezero, ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe biruhije imitima yanyu, mukabisohokamo amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ntabwo turi butinde, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 43 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Ariko reka tubanze duce bugufi, dusenge Imana, tuyihe ikaze na karibu kugira ngo ituyobore muri uyu mwanya. Turagushimiye Uwiteka Imana, turaguhimbaje, urindiho kandi uzahoraho, uri umutunzi w'imbabazi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka Imana ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, ubwire ubwoko bwawe. Urakoze, ndagushimiye, nguhaye ikaze Uwiteka Imana yacu, nguhaye ikaze na karibu Umwuka Wera, nguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo. Amina. Twihute dusome muri Yesaya 43. Reka duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abayisiraheli bazacungurwa. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abayisiraheli bazacungurwa. Abayisiraheli b'uyu munsi ni twebwe. Buri muntu wese hano ahantu hari ijambo Abayisiraheli ahashyire izina rye, ahashyire umuryango we. Abayisiraheli tuzacungurwa, Abayisiraheli bazacungurwa. Yesu nashimwe. Njyewe Solange nzacungurwa, wowe kanaka uzacungurwa. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo umurongo wa mbere, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo. Hano hari Yakobo, hashyire izina ryawe. Kandi akakubumba wowe Isiraheli. Aha hari Isiraheli nanone hashyire izina ryawe. Aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. 3. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. 5. Ntutinye, ndi kumwe nawe, ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. 6. Nzabwira ikasikasi nti barekure, n'ikusi mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. 7. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni njye wamuremye, ni njyewe wamubumbye. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, urindiho kandi uzahoraho, uri Imana idukunda kandi urukundo ruhebuje, uri Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
uratubwiye ngo niduca mu muriro ntuzadutembana, nako niduca mu mazi ntazadutembana, niduca mu muriro ntabwo tuzashya, yewe n'ibirimi byawo ntabwo bizatugeraho. Uwiteka Imana turagushimiye ko uburinzi bwawe buturiho, ngushimiye ko uburinzi bwawe buri ku bakunzi ba Ruyenzi TV, ngushimiye ko ugiye kubarengera kandi ko ugiye kubagirira neza, ngushimiye ko uri Imana ibakunda urukundo ruhebuje, ngushimiye ko uri Imana ibitaho uko bwije ndetse n'uko bukeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho nukomeze kuganza ubarengere, abafite ibibazo ubibasubirize, abafite uburwayi ubakize, abashomeri ubaha akazi, abafite intimba n'agahinda, Uwiteka Imana ubaha amahoro yo mu mutima, kandi wongere ubasubizemo umunezero. Utange agakiza gafatika mu bakunzi ba Ruyenzi TV, ndetse ubarindire ubugingo bwabo. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho nuganze ntutegeke, ni kubw'izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Shalom shalom, ndabakunda cyane ndetse n'Imana irabakunda. Nkomeje kubashishikariza, ni ukuri mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, mutera comment, musharinga, ni iby'igiciro kubagira, kandi murimo muradufasha gukora umurimo w'Imana. Shalom shalom, ndabakunda cyane ndetse n'Imana irabakunda. Amina.